Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Murakaza neza kuri buri munsi. Niba ushaka kudukurikira kuri buri munsi, jya kuri YouTube wandikemo ijambo buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungurira abandi buri munsi. Duhumurizwe n'Imana buri munsi, duhumuriza abandi buri munsi. Imana iradukunda. Bana b'Imana nimuhumure, Yezu aje kudukiza kuri wa kabiri w'icyumweru cya gatandatu cya Pasika, tariki 11 Gicurasi 2021. Isomo rya mbere niyo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 16 murongo 22 kugeza kwa 34. Muri iyo minsi mu mujyi wa Filipi, rubanda nabo bahagurukira Paulo na Silasi. Nuko abacamanza babashishimurira imyambaro, bategeka ko babakubita ibiboko. Bamaze kubarema inguma, babajugunya mu buroko, bategeka umurinzi w'uburoko kubarinda abyitayeho. Umurinzi ngo abone ko ahawe itegeko rikomeye, abashyira mu nzu hirya cyane, amaguru yabo ayaboheye ku biti. Ahagana mu gicuku Paulo na Silasi barasenga, baririmba ibisingizo by'Imana, izindi mfungwa zibateze amatwi. Nuko ako kanya haba umutingito ukomeye w'isi, imfatizo z'uburoko ziranyeganyega, imiryango yose ihita yikingura, iminyururu yari iboshye imfungwa zose iracikagurika. Umurinzi w'uburoko akangutse abona imiryango yose ikinguye, yibwira ko imfungwa zacitse, niko gukura inkota ashaka kwiyica. Ariko Paulo atera hejuru cyane aramubwira ati, uramenye ntiwigire nabi, twese turi hano. Nuko umurinzi asaba urumuri, yinjira ahinda umushyitsi, maze yikubita imbere ya Paulo na Silasi. Hanyuma arabasohokana no hanze, arababaza ati, bategetsi banjye, ngomba gukora iki kugira ngo nkire? Baramusubiza bati, wemere Nyagasani Yezu uzakira, wowe n'urugo rwawe. Nuko bamubwira ijambo rya Nyagasani we nabo mu rugo rwe bose. Ako kanya muri iryo joro arabajyana, yuhagira inguma zabo, ahera ko abatizwa hamwe n'urugo rwe rwose. Hanyuma ajyana Paulo na Silasi iwe, arabazimanira, yishimana nabo mu rugo rwe bose kubera ko yemeye Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 138. Uhoraho wandengeye ubigirishije ububasha bwawe. Uhoraho ndakogeza n'umutima wanjye wose, ndakuririmba imbere y'ab'ijuru bose, mfukamye nerekeye ingoro yawe ntagatifu. Ndogeza izina ryawe kubera impuhwe zawe n'ubudahemuka bwawe, kuko warangije amasezerano yawe, bigatuma ubwamamare bwawe urushaho kugaragara. Umunsi nagutakiye waranyumvise, maze urampumuriza, unyongerera imbaraga. Indyo yawe ituma nsinda, bityo Uhoraho azankorera byose. Uhoraho impuhwe zawe zihoraho ubuziraherezo, ntuzatererane uwo waremesheje ibiganza byawe. Uhoraho wandengeye ubigirisha ububasha bwawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristu uko yanditswe na Yohani, umutwe wa 16 umurongo wa 5 kugeza kwa 11. Muri icyo gihe Yezu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa be ati, ubu rero nsanze uwantumye, none muri mwe ntawumbaza ati ugiye he? Ubwo mbabwiye ibyo umutima wanyu wuzuye ishavu. Ariko mbabwira ukuri, ngiye byabagirira akamaro, kuko ntagiye umuvugizi ntiyabazamo, ariko ningenda zamuboherereza. Kandi namara kuza azereka ab'isi aho icyaha cyabo kiri, naho ubutungane buri, n'urubanza uko ruteye, kuko batanyemeye. Azaberekaho ubutungane buri, kuko ngiye kwa Data kandi mukaba mutakimbonye. Azabereka uko urubanza ruteye, kuko umutware w'iyisi yacira urubanza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ngomba gukora iki kugira ngo nkire? Bana b'Imana, Kristo ni muzima, aleluya. Naganze mu mitima yacu, dukire, tumufashe gukiza abandi. Aya masomo y'uyu munsi aradufasha kuzirikana ku mukiro, wa mukiro uturuka mu magorwa duhura nayo buri munsi. Mu isomo rya mbere turazirikana uburyo intumwa Paulo na Silasi bagiye kwamamaza inkuru nziza mu mujyi wa Filipi, bagakubitwa ndetse bagafungwa. Ariko igitangaje ni ukuntu bakira iki gihano bishimye. Ububabare bahuye nabwo, biragiza Imana basenga, baririmba ibisingizo. Ese ngewe iyo ngeze mu byago nibuka gusenga nkaririmbira Imana ibisingizo? Bakristo bavandimwe, Imana ni igitangaza, ifite inzira nyinshi zirenga 1000 icisha mu mukiro. Imana rero yaje kurokora ba Paulo na Silasi
irabafungura, ariko iri fungwa ryabo rikazatanga umusaruro ufatika ubwo umurinzi w'uburoko Le Surveillant yemeye akabatizwa n'urugo rwe rwose. Nuko umurinzi abaza iki kibazo Paulo na Silasi ati, bategetsi banjye, ngomba gukora iki kugira ngo nkire? Ese ngiye ngomba gukora iki kugira ngo nkire? Ni ibiki ntaruzuza kugira ngo nanjye nakire agakiza k'Imana? Nyuma yo kwigishwa birumvikana, wa murinzi w'uburoko aremera arabatizwayo n'urugo rwe rwose. Ngo wa mukiro uturutse mu byago, uturutse muri prison, za mvune n'amagorwa y'intumwa, ya mbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho. Abanyarwanda bati akaryoshye ntigahora mu itama. Mukristo muvandimwe, uramutse ubayeho nta kibazo na kimwe uhura nacyo muri ubu buzima, waba uri umwana ntabwo ushobora gukura, ntiwatera imbere mu kwemera. Uramutse wirira gusa ukinywera gusa, uriho mu mudabagiro, yewe ntunagire n'icyo ukora kuko nyine ubwira ko ufite ibiguhagije, waba waragowe pe, waba warahangayitse. Ni nk'aba bana mu giturage bashaka guhora binywera fanta orange, ba bantu bitwa ngo ba no stress, ngo nta kwirushya, ngo sinshaka kwiteza ibibazo, ngo nta kibazo nshaka kwiteza. Umwongereza ati try and fail, not fail and try. Banza ugerageze, nutsindwa nta kibazo, ariko ntugatsindwe ngo ujye wabona kugerageza. Yewe haba n'abantu bagira umuteto kugeza n'ubwo babonye agaheri gato kaba kamuri ku kaboko akumva isi yamushiriyeho. Yezu uyu munsi mu ivanjiri mu gusezera ku ntumwa ze arongera kubibutsa akamaro bizabagira namara kugenda, bazakura. Cyakora barababaye kuko bibaza uko bazahangara ibibazo biri kuri isi bonyine mu gihe Yezu yigendeye. Ariko nk'uko tubizi, Yezu wazutse abera hose icyarimwe ku migabane yose y'isi. Wa mubiri wuje ikuzo wa Kristo wazutse, le corps glorieux de Jésus, utuma arenga imbibi, akarenga imipaka, akagera hose, mu nzu hose, nta kimutangira. Rero Yezu afite uburyo bwinshi bwo kugumana nabe, kimwe nuko afite uburyo bwinshi cyangwa inzira nyinshi anyuramo akiza abantu. Ariko nubwo agiye adusezeranyije umuvugizi, adusigiye Roho Mutagatifu. Yezu yagize ati, ngiye byabagirira akamaro kuko ntagiye umuvugizi ntiyabazamo, ariko ningenda nzamuboherereza. Amen. Urakoze Yezu guhora utwibuka buri munsi. Yamvuga igira iti, l'autorité n'est jamais absent. Umuyobozi ntakerererwa, ntasiba. Burya autorité mukuru ni Yezu, ni Imana. Ndishobora gusiba, ndishobora gukerererwa. Ihorana natwe buri gihe Imana ibihari. Hahandi hari urukundo n'umubano. Muvandimwe, nubwo utabona Yezu, cyane cyane mu gihe uri mu bibazo, agahinda, imibabaro, uburwayi, ubukene, anacyo cyagiye ushobora kwiheba, ufunzwe, humura Yezu warakuruzi, nubwo utamuruzi warakuruzi kandi muri kumwe. Cyakora ushobora kugira ikibazo cy'ukwemera, nyamara Yezu we arakugabira. Humura, Yezu ntashobora kugutererana. Nubwo abandi bose bagutererana, Yezu azakugumaho, ntashobora kugutererana habe na rimwe. Yezu mu kugumana natwe ati, unkunda agira uko mubwira, data aramukunda, nanjye nkamukunda, tukazi we, tugaturiwe. Amen. Niko ko bavandimwe, hahirwa uwihangana mu bigeragezo. Uwihanganya agashikama, agakomera, ntiyihebe, ntiyivumbure ngo abe yakwandavura, ntadohoke. Ubutatu butagatifu buhorana nawe, bukoraniriwe. Iwe hakababwa Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Bavandimwe, Kiliziya Yezu yashinze akayishingira ku ntumwa ze ku munsi wa Pentekosti. Ubwo Roho Mutagatifu yamanukiye ku ntumwa, nibwo Kiliziya yatangiye ku mugaragaro. Nuko bose buzura Roho Mutagatifu, baratinyuka, bashira ubwoba. Nguko uko Yezu atuzirikana akaduhumuriza, akagumana natwe buri munsi. Rero bavandimwe, birababaje mu gihe cy'umunezero, ubukire bw'isi, abantu bari mu mudamararo, abantu bamwe nibwo barushaho guhunga Imana, bacumura, bandavura, bivumbura ku Mana, bagatera Imana umugongo. Nyamara hari abandi mu gihe cy'amagorwa, ibyago n'imibabaro bakomeza gutwaza igihe bafunzwe, nka Paulo na Silasi. Nuko umwanya w'imibabaro ukababera umwanya mwiza wo kwegerana n'Imana, bakarushaho gusenga mu buroko, bagasenga. Nguko kwegerana n'Imana, nkuko ziriya ntumwa nazo zabonye akanya mu buroko bagasenga, kandi isengesho ryabo rikera imbuto. Imana icagagura iminyururu yari baboshye, barahinduka, bahindura abandi. Nguko kumenya Kristo no kumumenyesha abandi. Kumenya Kristo no kumumenyesha abandi nibwo buzima bwa buri munsi ku mukristo wese. Ese mukristo, we mu gihe cy'amagorwa uhunga Imana cyangwa urushaho kuyegera? Ibaze, nanjye nibaze. Ibukiro rya gatatu mu mimukiro y'ishavu riragera riti, Yezu wamutamiriza ikizingo cy'amahwa, dusabe inema gutinubira ibyago, gutinubira ibyago. Ako kantu Yezu aragakunda. Umukristo n'urwana urugamba rwa buri munsi, akarwana n'ikibi, yahura n'ibibazo, akamenya gushaka ibisubizo bikwiye hamwe n'Imana.
Hirya kure muri Afurika hari harimo umunyeshuri umutwe wari warananiye, byumvikane yarigaga ariko ntibifate neza uko bikwiye, ariko agahora asaba Imana mu masengesho ye ngo Imana izamufashe nawe akandagire mu ndege abe yabasha kujya kwiga hanze. Nuko ageze mu mwaka usoza mu wa 6 w'amashuri yisumbuye akora ikizamini ntiyabona diplome, ubwo atangira kwiheba no kwiganyira ngo Nyagasani yamutereranye ngo amukojeje isoni. Nuko mu gihe ari kwibaza uburyo azongera kujya gusibira n'isoni nyinshi yigana n'abaruta abo yari yarasize, kandi ngo cya cyifuzo cyahora gatura Imana cyo kujya kwiga hanze ngo kirapfuye, nuko afata umugambi wo kuva muri aba mashuri ubundi akajya kwicururiza. Umunsi umwe mu gihe ari gusoma ikinyamakuru agiye gutangira imirimo yo gucuruza, dore ko nta n'igishoro gihaje yari afite, muri icyo kinyamakuru aza kugwa ku buhamya bw'umunyeshuri wari warabaye uwa mbere, aho abanyamakuru bari kumubaza ibanga yakoresheje kugira ngo abe uwa mbere mu gihugu. Nuko umwana akababwira ati nitwaye neza, numvira ababyeyi n'abarimu, mvuga na rozari. Wa mwana wari waratsinzwe amaze gusoma iyi nkuru yiyemeza kongera kujya kuvunika, akemera igisebo n'ikimwaro, asubira mu ishuri yigana ibivugwa byose muri cya kinyamakuru kubyerekana wa mwana w'umuhanga, ahita hindura nyine wa mugambi yari yarafashe kujya gucuruza. Ageze mu ishuri koko yigana bya bintu bitatu: kwitwara neza, kumvira ababyeyi na mwarimu, no kuvugisha pure. Ubwo kumvira mwarimu n'ubwenge bwo mu ishuri nyine. Nuko muri uwo mwaka akajya atsinda kakahava, atangira kuba uwa mbere. Bakoze n'ikizamini cya leta abona amanota ya mbere, bahita bamwohereza kwiga hanze. Nuko agenda muri ya ndege nk'uko yabisabaga Imana. Ya ndege ayigendamo pe. Bakristo bavandimwe, Imana itunyuza ahakomeye ngo idukomeze tumenye ubwenge, dukure mu kwemera. Ese mu Kristo muvandimwe, wakubaza umusaruro ufatika wakuye mu byago? Cyagihe urushavuye, cyagihe wiganyiraga, cyagihe ururwaye, cyagihe uri mu kaga, cyagihe uri mu buroko, cyagihe urufunzwe, n'icyo wavanyeho cyagukijije kigakiza n'abandi? Wasanga waravanyeyo umunaniro, kwiheba, kwigumura, aho ibibazo n'amagorwa ntibigutera kwivumbura ku Mana ngo Imana aragutereranye, ngo Imana yarakwibagiwe, ngo yahaye abandi ho irakwima. Amasomo twumvise uyu munsi cyane cyane dufatiye urugero kuri uyu murinzi w'uburoko uhinduka we nabe bose. Natwe abakristo bavandimwe, mu gihe cy'ibyago ni igihe cyo gukaza urugamba, tugasenga bikomeye nka Paulo na Silasi mu buroko, uburoko bw'icyaha. Igihe turwaye, igihe turi mu byaha, ni nabwo turusha gutakambira Imana. Iyo utatse Imana iragutabara. Imana ishobora kukunyuza mu buroko igira ngo ikurokore, hanyuma nawe urokora abandi. Ishobora kukunyuza mu mazi igira ngo ikwambutse, hanyuma nawe wambutse abandi. Ntubikirara ahubwo ikiraro, ntubikirara ahubwo ikiraro cyambutse abandi bagana mu ijuru. Abenshi iyo Imana idukora igitangaza, hari bamwe bahinduka ibirara, bakigumura bakayitera umugongo, bagahera, bakagwa, nta kongera gushishikara isengesho, Roho Mutagatifu akaba yatubura. Ngubwo uburara, kwihenura. Reka kubikirara ahubwo ubikiraro, ingirakamaro y'abandi. Ushobora gutsindwa mu ishuri, Imana ikaboneraho kuguha kuyimenya, igakwigisha uburyo bwo kwiga neza, gufata mu mutwe, kumvira ababyeyi, ndetse no kumenya umubyeyi Bikira Mariya. Kuko hari benshi b'abanyabwenge batamuzi, bamupinga. Ukamenya Bikira Mariya ukamumenyesha abandi. Naba bandi b'abanyabwenge batigiye bamutesha agaciro ngo ubuyoboke tumufite ngo ntawe bwanditse muri Bibiliya. Nyamara nubwo Bikira Mariya utamuzi, we arakuzi. Nubwo umupinga, we aragufasha kandi utabizi. We agufasha utanabimusabye. Ni nk'aho umubyeyi umwana ashobora gutuka, yamutuma akanga kumwumvira, ariko ntibuze umubyeyi kumugaburira. Ngo kuko Bikira Mariya nawe agenzereza abayobe babandi bamupinga. Ntibamenye ko Bikira Mariya aba ari mu kazi kose ku bana be, ari twebwe. Igihe turi imbere y'ikizamini, hari ubwo Bikira Mariya amanuka ati reka mfashe aka kana kanjye. Nuko agakongorera ati icyo akubwira cyose ugikore. Igisubizo Roho Mutagatifu akubwira ugikore. Igisubizo Roho Mutagatifu akubwira ucyandike. Igisubizo Yesu agiye kuguha, inzira Yesu agiye gukwereka uyinyuremo neza, inzira Yesu agiye gukwereka uyikurikire. Icyo gihe Bikira Mariya bakubwiye nk'umunyeshuri ati igushyizeho umwete, ushyiremo imbaraga zawe, nturangare, ntiwirare. N'umuhungu wanjye Yesu turi hafi yawe. Ariko ibi ngiye mu Kristo ntiwabyumva niba utiyambaza Bikira Mariya uko bikwiye, niba utavugisha pure, niba utavuga rozari. Biragoye ko wakwemera ubuvunyi bwa Bikira Mariya. Nyamara Bikira Mariya arakora pe, akatwegera, akadusabira. Rero mu Kristo shikama no mu byago, ntukadohoke. Nk'uko Yakobo mu ibaruwa ye umutwe wa mbere umurongo wa 1 kugeza ku wa 3
atwibutsa uwo mukiro dushobora kuvoma mu byago. Le salut dans les épreuves, le salut dans les malheurs. Bavandimwe, amagorwa y'amoko yose munyuramo mujye muyakirana ibyishimo byinshi, mumenye kandi ko bigerageza ukwemera kwanyu bibyara ubwiyumanganye. Amen. Urakoze Yakobo mutagatifu kudukomeza. Nuko rero bavandimwe, nkuko Bikira Mariya bihanuye ikibeho igihe aje kudusura iwacu mu Rwanda, yagize ati umwana wa Mariya ntatana n'imibabaro umusaraba, kandi ngo ntawujya mu ijoro adapfuye, bwabo babare budukiza. Hari abakristo benshi bakira ububabare nk'igihano, nyamara ububabare duhura nabwo kuri iyi si ni isukuriro ku bakristo. Bakristo bavandimwe, turushe kwiyambaza uwo mubyeyi Bikira Mariya muri uku kwezi kwamuhariwe kwa Gicurasi, ukwezi kwa rozari. Tuvuga rozari nyine, gutungisha pure utayivuga bimaze iki? Iyo tuvugisha pure twifatanya na Bikira Mariya gusingiza Imana. Igihe tuyivuga rero nta buryarya, dore ko amibuke yose ko ari 20 igize rozari, ni incamake y'ivanjiri n'ubuzima bwa Yezu. Twiyambaza Bikira Mariya dusubira mu buzima bwa Yezu, tukazirikana inzira y'umubabaro Yezu Kristo umukiza yanyuzemo azi iwacu kudukiza. Nuko natwe twamara gukira tugafasha Imana gukiza abandi. Bikira Mariya nyina wa Jambo, udusabire, uduhe kwihangana amagorwa n'ibyago duhura nabyo hano ku isi, bitubere ikiraro, bitubere umukiro, utwegereza umwana wa Yezu Kristo. Amen. Mwamikazi wa rozari, udusabire. Mwese Imana ibahe imigisha n'amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.